ntibikiri ngombwa ko waba ukimara kwa uploadinga video yawe ikimara kugira iminota mikeya kuri YouTube ugahita uyisiba bitewe na copyright. Ntibikiri ngombwa uhita unyarukira kuri Google Chrome ukandikamo YouTube Studio ugasacinga ugahitamo YouTube Studio yawe ukinjira muri dashboard, hanyuma wabara kubona kuri dashboard ukemeza kuri content bakakuzanira amavideo yose wakoreye kuri YouTube yawe, warangiza ukareba video yawe ifite ikibazo. Iyo umaze kubona video yawe ifite ikibazo cya copyright, icyo ukora bo baguhereza uburyo ukuramo copyright byoroshye cyane. Wamara gukuramo copyright muri iyo video, ahangaha kandi wemerewe gucekinga video yose muri video uploadinze ntibigaragare ko iri copyright hariya bigaragara ako kanya. Hari ukuntu ushyiraho video ntibikwereke yuko copyright yabayeho yena nko ku video ngufi, ku mavideo ngufi niho bikunze kubaho. Ahangaha rero naho birakwereka neza niba video ngufi yawe irimo copyright uko wabigenza. Iyo umaze kwemeza bakuzanira amagambo nk'ariyo ukayemezaho kuri DCDT, hanyuma ugategereza bakakuzanira video copyright yawe. Iyo bamaze kukuzanira video yawe irimo copyright, icyo ukora urategereza igafunguka, hanyuma bahita bakubwira ngo select, ugahitamo none ugakanda kuri select, ugahitamo kuri select bagahita bakuzanira ikintu wahitamo mu byo bafite hariya. Ari ugusiba indirimbo yose washyizemo itemewe, cyangwa se guhindura ugashyiraho iyo baguhereza yemewe. Hanyuma twe turahitamo guhindura iyo dushaka guhinduriramo, tureke gukuramo indirimbo ntihagire igigumamo n'imwe. Bivuga ngo turahitamo kabiri, dutegereze. Hanyuma nitumara gutegereza irafunguka. Nimara gufunguka baratuzanira ya video yacu, batwereke na ya beat irimo itemewe. Hahita hazamo ibara ry'umutuku rikwereka yuko koko iyi temewe, banayifunze irimo akakato. Icyo ukora wowe urategerezaho gatoya, bagahita baguhereza beat zabo bwite zemewe. Wowe ugahitamo iyikunogeye, uba wemerewe kuyicuranga ukumva inziza washyira muri video yawe. Hanyuma iyo umaze kuyibona, urabona ziraje beat zose zemewe kuri YouTube. Wowe icyo ukora uhitamo beat kunyuze n'inyuza abazaba bakurikira ibyo ukora, kugira ngo video yawe ukomeze ibeho igihe kirekire utayisibye ako kanya. Kuko copyright, iyo video yagiyemo copyright, iyo uri monetize ntuyihemberwa, mbese nta kintu bikikumariye. Babisaba ngo ukosore iyi serivisi hakiri kare. Niyo mpamvu YouTube yatekerejeho aba bantu bijya bibabaho cyane iyo badakurikiranye neza ibijyanye n'amakopyright ya video zabo. Dore ubu ngubu maze guhitamo imwe, kuko haba hari video zifite iminota 2-3. Vuga ngo twebwe turashyiramo beat ebyiri kugira ngo ivemo hari izunganira, ziri ebyiri zirayunganira zirangize video neza cyane. Vuga ngo ni nkuko wakeditinga kuri application imwe, urabona iri hasi indi iri hejuru, ariko buragiye kuyimura iringanire neza ku buryo ijya ku musozo indi nayo igatangira, paka video yacu ivuye muri copyright ikaba video ikora neza ikagera ku bantu bose nta kibazo ifite.
urabona bimaze kwimuraho gatoya. Aha urabona igiye kuringanira na video yose. Nimara kuringanira, urabona ko imaze kuringanira, twebwe icyo turi bukore turajya kuri sevinge, dutegerezeho gatoya iyi sevinge. Urabona imaze kugira gute kwisevinga. Hariya bahita batwandikira amagambo ukayasoma, batubwira ngo iyi paje yiveho uze gusuzuma nyuma y'uko ibyo wasabye byakunze. Ni ukuvuga ngo ibyo twemeje biba birimo gukorwa, utegerezaho igihe gito kitarambiranye cyane. Iyo umaze gutegerezaho bagira gute, uragenda ugacekingira hahandi wabonaga video yawe iri copyright kuri content, hanyuma ugasanga ya video yavuyeho copyright ari no one. Njyewe nari mvuye kuri tech. Murakoze cyane.